Ndagusuhuje wowe ukurikiye kino kiganiro kandi mbona n'umwanya rwose wo kugushimira ku mwanya wawe kugira ngo ubane natwe. Nk'uko rero umaze kumenyera kuno rubuga muhabonera amakuru atandukanye kuri gahunda zitandukanye. Ngewe ukunda kubagezaho ibiganiro nitwa Jimmy Impano. Nk'uko mubibona uyu munsi ntago ndi jyenyine, mfite umutumirwa. Mu kanya ndamuha rwose umwanya atwibwire. Tugiye rero kuganira, nabivuze nitwa Jimmy Impano, nkunze kubagezaho amakuru atandukanye ku bantu bashaka kujya kwiga hanze, mu Burayi, muri Amerika, kuza muri gahunda zindi zitandukanye. Rero ntarajya kure, reka mbanze mpe umwanya umutumirwa atwibwire, noneho tubone kwinjira neza mu kiganiro. Umutumirwa wanjye cyangwa se wanyu cyangwa se wacu yitwa DESTIN, ariko reka ibindi byimbitse nyirubwite atwibwire ndetse anasuhuze abadukurikiye. DESTIN, nkwaye ikaze kuri runo rubuga. Murakoze Jimmy Impano kuntumira mu kiganiro cyanyu. Namwe Abanyarwanda basuhuje muri rusange. Amazina yanjye banyita NSENGIMANA, amatirano ni DESTIN nk'ukuntu Jimmy yabivuze mbere. Nkaba ndi Umunyarwanda urimo akora igikorwa cy'ubukorerabushake hano mu Budage mu ndimi z'amahanga, Voluntary service. Nageze hano mu Budage umwaka ushize mu kwa 9. Ndakeka ari ibyo ngibyo, ndacyari umusore. Okay. Urakoze cyane DESTIN, kandi ndagushima nanjye by'umwihariko kuba wemeye ko tujyana ikiganiro. Impamvu nuko nyine hari amakuru nifuza ko usangiza abadukurikiye, kuko hari byinshi bishobora kuba hari benshi cyangwa se byinshi wadusangiza byagira benshi bifasha. Ngira ngo ubikomejeho uvuga ko uri mu Budage kandi uri muri gahunda y'ubukorerabushake, cyangwa se ariyo wenda mu ndimi z'amahanga bakunze kwita ya voluntary service, cyangwa se nakunda kuvuga ngo ni ubuvolonteri, ariko nuko nyine ni ijambo ry'igifaransa bashatse kuvuga gutyo. Ni amagambo nkeka ko abantu bamenyereye kuvuga ubuvolonteri, uriya muntu umuvolonteri, cyangwa se n'abakorerabushake. Niyo magambo abantu benshi bakunze gukoresha. Ubivuzeho kuri iyo gahunda yo kuyikora, uri mu gukora gahunda y'ubukorerabushake cyangwa se voluntary service. Wenda nitukoresha amagambo yombi nta kibazo, abadukurikiye barabisobanukirwa. Ndakeka ubuvolonteri byakora cyane no ku Banyarwanda kwita babyumva vuba, kuko ndakenshi hari igihe bavuga ati muri weekend muze tuzo gukora igikorwa kukitabira n'ubuvolonteri. Ndakeka urizo kubyumva kurushaho cyane. Okay, urakoze cyane. Impamvu rero nashatse ko tuganira no kuri no gahunda nuko niba hari abantu barebye ibiganiro byatambutse kuri runo rubuga, hari ikiganiro nigeze gushyiraho aho nagarutse kuri gahunda zindi abantu bashaka kwifashisha, bakaza nko mu Budage, bakaza mu Burayi, cyangwa se bakajya ahandi hantu, kandi izo gahunda ugasanga zitabasabye amafaranga menshi. Kubera ko nagiye nkora ibindi biganiro ku muntu ushaka kuza kwiga mu Burayi, mu Budage, kandi wenda ugasanga iyo gahunda yo kuza kwiga hari aho bigeranye n'ugasanga umuntu asabwa amafaranga menshi, asabwa kugaragaza ko afite no kwerekana. Ariko noneho nk'uko hari izindi nzira zidasaba amafaranga menshi, umuntu ashobora kuba asabwa itike n'ibindi bintu wenda amafaranga arimo gusaba muri izo gahunda. Muri izo gahunda rero navuzemo gahunda bita OPEA program, cyangwa se gahunda ya OPEA. Iyo gahunda ya OPEA nayigarutseho najyanye n'umutumirwa nawe tuyiganiraho, ariko muri za gahunda 3 navuze, cyangwa se na muntu yakita ko ari 2, nubwo imwe igabanyijemo ibice 2, indi ni y'ubuvolonteri cyangwa se ubukorerabushake. Ubwo rero iyo gahunda ya OPEA yo yamaze kuva mu nzira, twayiganiriyeho, kiretse undi muntu waba ufite ikibazo. Ariko icyo nshaka noneho yari isigaye ni gahunda y'ubukorerabushake, ariyo nayo tugiye kwinjira mu kino kiganiro. Wabivuze ko ariyo gahunda urimo, kugira ngo bibiri byinshi tuza kuganira birafasha benshi, udusangiza urugendo rw'ukuntu iyo gahunda wayitangiye, noneho nk'abantu bashaka kuba bari mu Rwanda cyangwa se mu kumva Ikinyarwanda bashaka kuza mu Budage ahandi hantu,
baje muri iyo gahunda itabasaba byinshi, kuko ni na gahunda ishobora gufasha abantu badafite amafaranga menshi yo kunyura mu zindi gahunda zishobora kuba zisaba ikiguzi gihambaye. Ubwo rero nizeye ko amakuru DESTIN buze kudusangiza hari benshi azafasha, kandi nk'umuntu uri muri iyo gahunda afite byinshi. Mbe na mbere DESTIN nakubaza ngo nk'umuntu wari uri mu Rwanda, dore ko nta n'umwaka uramara hano mu Budage, aho tuvugana ubu ngubu mu kwezi kwa gatandatu 2023, ngira ngo wavuze ko umaze nk'amezi agera mu 9. Ubwo ni 9 gutya 8 kuri mu kwa 9, ndakeka ari 9 gutya 9 cyangwa 8 gutya. Okay, ya birumvikana uri mushyashya. Nk'umuntu uri mushyashya mu Budage uheruka mu Rwanda, wenda natanya nkubaza nti ubundi nk'abantu bari mu Rwanda bashaka kumenya amakuru yo hano gukora Voluntary ahantu hatandukanye ku isi, ubundi amakuru bayavana hehe? Akenshi ndakeka amakuru yose kuri ino si turiho ya tekinoloji, amakuru yose ari kuri murandasi, hari za interinete kuri Google umuntu agasacinga cyangwa ku ma YouTube, no kuba nyine hari nk'uko wenda wigeze kumva ko ari umuntu ugize gukora iki kintu, ukaba wamwegera akaguhereza ayo makuru. Ariko akenshi cyane cyane byose n'ubundi biraganisha ko kuri interinete niho usanga amakuru menshi cyane. Ndakeka kuri interinete niho umuntu abasha gukura amakuru yaho yakora Voluntary, uko yakora iyo process, igihe bitwara, ibisabwa byose. Kuri interinete niho hambere na recommending abantu yuko babana amakuru y'ubu Voluntary, haba mu Budage cyane mu bindi bihugu. Nabonye ko atari no mu Budage, mu bihugu byose bakora Voluntary, ko no mu Rwanda twakira abantu turutse mu bindi bihugu. Wenda kize kuri rugero rw'igihugu cy'Ubudage, hari Abadage baza buri mwaka gukora Voluntary nk'uko natwe tuba twaje inama mu Voluntary. Okay, byiza cyane. Wenda n'abantu bari mu kora kino kiganiro kizaba rimwe cyangwa kizaba kimwe zimwe mu nzira urashaka kuba yamenyeramo aya makuru, kuko nteka wenda atari ibiganiro byinshi mu Rwanda cyangwa se byakozwe bigaragaza nyine iyo nzira. Okay, none se uretse wenda kuvuga ko umuntu ashaka kubonera amakuru mutari warenga aho ngaho, ubwo nagira ngo nagushimire ko no mu gihe nabaga arimo nashaka amakuru mu Voluntary, nk'uko nabivuze kuri internet cyangwa kuri za YouTube mu video, na kenshi nakoreshaga mu video y'abanyamahanga, abana kenshi Abahinde n'Abanyakenya. Ntabwo nigeze mbona ikiganiro cy'Abanyarwanda bavuga uburyo umuntu yaza mu Voluntary. Ndakeka nanagushimira byimazeyo kubwo gitekerezo ukuntu cyaje, kuvuga ati urashaka kuzajya ufasha Abanyarwanda bakiri mu Rwanda bashaka kuzina. Nabaga mvuga ati ningera wenda nyuma y'imyaka 5 ndashaka kuzabikora, ariko uri umuntu w'umugabo wabashije gutekereza ku Banyarwanda, akavuga ati hari andi ma video wabafasha, ariko niyo bavuze ati bishobora kuba ari iby'abandi, nta Munyarwanda twari twabona ibyo bintu wenda wabikoze, cyangwa ariko ni intambwe nziza nagushimira mu gutekereza abasigaye mu Rwanda, kuvuga ati reka ndebe wenda nimba hari ikintu nafasha. Kora bizi gahunda ya diaspora hari byinshi duteze imbere u Rwanda, ariko arutse no kuvuga ati wenda mu buryo buri financier, ariko no mu buryo wenda bw'amashuri cyangwa ibiki no gutanga information ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ko hari umuntu uri hariya wujuje ibisabwa byose, ariko atavuze ati ndahera hehe kugira ngo mbashe kujya ku kino kintu. Ndagushimira cyane. Okay, urakoze cyane, ubwo nshimiye nanjye biranshimishije. Okay, wenda tugarutse ku kibazo nayembajije cy'ahantu umuntu ashaka kuba avana amakuru, we by'umwihariko wowe amakuru y'urugendo rwawe, amakuru we wayavanye he yo kuza muri gahunda y'ubukorerabushake cyangwa se Voluntary? Urebye amakuru menshi nayavanye ku ma YouTube, mugenda no kuri internet. None nyuma naje kugira n'amahirwe nshakisha ku ma internet, nza guhura n'umuntu andangira umuntu wabasha gukora Voluntary. Uwo muntu aba ambwiye ko yebo kuzana mbona mu organization muri organization yakoreyemo, mbona ari niyo nigeze kubona kuri internet, ariko kuko urumva nayimbonye ko ari umuntu wigeze kuyikoramo, ndavuga ati ngiye iri sere cyane.
ujyanyije wenda n'izindi, kuko kuri interineti urabizi wandikamo urimo wasacinga ikintu ukabona ibintu 100, ariko wenda ibyo twavuga yuko bishobora kuvamo ari nka 50%. rero navuga yuko ayo makuru wenda hari umukuru wenda naba naravanye ku muntu, ariko cyane cyane kuri interineti, ko n'ubundi nawe yarambwiye ati hano kuri interineti n'ubundi byose bikorerwa n'ubundi. Okay, ya byiza cyane. Ahubwo urabona wenda hari nk'ibice bibiri cyangwa se birenga bibiri by'ubuvolonteri cyangwa se abantu bashaka kuza mu Budage. Hari nk'igice bita FSYOT, sinzi niba icyo gice kizi. Ndetse hakaza n'ibindi. FSYOT nabyo naho umuntu ni umwaka aza gukora gahunda nyine y'ubukorerabushake hano mu Budage. Sinzi wowe muri izo gahunda ushobora kuba uzi, ubundi uri mu kihe gice cy'abantu barimo gukora ubukorerabushake? Kuko navuze wenda nk'urugero FSYOT nari ngarutseho, ni gahunda nyine nuko ni amagambo y'impine ari mu Kidage, ariko akenshi ni abantu batarengeje imyaka 27, ariko hakaba n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye z'abantu barengeje imyaka 27 y'ubukure. Wowe waba uri muri ihe gahunda? Ese wenda izo gahunda wenda nk'umuntu wasabaga urimo usaba ubukorerabushake cyangwa se ubuvolonteri, hari izindi porogaramu cyangwa se izindi gahunda uzize ubwoko bwazo wadusangiza? Mereye kuyo wavuze ya FSYOT ni mu ndimi z'amahanga, ariko kenshi baba bageze ku myaka 27 guhera kuri 18 cyangwa 27. Hari niyo bita BFT, nayo ari mu ndimi z'amahanga, mu Kidage bayita Bundesfreiwilligendienst. Ntabwo yuko ariyo ngewe ndimo, nayo ni guhera ku myaka 18. Ntabwo yuko wenda nta limite bagira y'imyaka, kuko imyaka 99 ni nkaho nta limite baba bavuze. Rero ngewe ni muri iyo ngiyo ya BFT. Hari niyo bita FYOT, nayo ijya kumera nk'izo ngizo zose, ariko nayo FYOT ubwo nayo ni Freiwillige Ecological Social yari nyine nk'iyo ngiyo n'ubundi nayo y'ubuvolonteri nayo. Okay, wenda utarajya kure n'uko utarajya kure aho wenda wavuze cyangwa se nanjye navuze FSYOT twavuze ko ari amagambo y'impine, ariko ni amagambo ari mu Kidage avuga asobanura ngo Freiwillige Soziale Siar, ariyo bahina nyine FSYOT. Okay. Noneho wenda BFD wavuze nayo wavuze ko ni Bundes Freiwilligendienst. Hari indi ukomojeho yitwa uvuze ngo ni FYOT, ubwo yaba ari Freiwilligendienst. Ni F na O ifite umlaut, wenda okay. Mu Kinyarwanda ni O ifite utuntu tubiri. Rero iyo O ni ecological, rero ni mu bintu bijyanye n'ibidukikije. Akenshi bo urumva wenda nko muri FSYOT no muri BFT bashobora gukora wenda mu madepartement atandukanye, ariko muri iyo yindi yo bari bijyanye n'ibidukikije gusa, ariko nayo ni imyaka 27 niyo bagarukiraho. Rero ngewe iyo najemo ni BFT, ariko ubwoko bari bw'ubuvolonteri ni bwinshi cyane. Hari n'ubwo wenda bakora muri izo ngizo wenda zo mu nsengero n'ibyo, ariko nazo n'ubundi hari igihe bazifata muri pati yo muri FSYOT, muri iyo ngiyo Freiwillige Soziale yari. Rero iyo nkuramo n'iyo ngiyo ya BFT, aba ari igihe imara mu gihe cy'umwaka cyangwa umwaka umwe n'igice, ko baravuga ati maximal ni amezi 18. Okay, yeah. Ariko akenshi dukora umwaka umwe, ndakeka biba bihagije. Okay, yeah. Wenda no kugira ngo n'abadukurikiye babyumve, kuko hano mu Budage nyine hari izo gahunda zifasha mu volonteri umuntu ashobora kunyuramo, ashobora gusabamo. Iyo rero bita FSYOT cyangwa se Freiwillige Soziale Siar, ni ukuva ku myaka 18 y'ubukure kugera ku myaka 27 y'ubukure. Ni uvanga abantu bemerewe kuyisabamo cyangwa se kuyizamo n'abari hagati y'icyo kigero cy'imyaka. Noneho BFD nk'iyo DESTIN arimo, yo ni abantu barengeje imyaka 27, bivuze ngo umuntu ashobora kuba guhera ku myaka 18 kugera ku myaka 99, bivuze ngo
abantu barengeje ya myaka 27 batakemera kujya muri FSY cyangwa se nkuko nabigarutseho bo bemerewe kuba bajya muri iyo gahunda ya BFD, bivuze Bundesfreiwilliges-Dienst. Okay, ngira ngo nawe utubwiye ko ariyo urimo. Okay, noneho watubwiye uko ahantu ushobora kuba waravanye amakuru, noneho dusangize urugendo rwawe, uko igitekerezo cyakujemo, uko washatse aho ukora ntuza ubuvolonteri, mbese uduhe urwo rugendo rw'ukuntu wabyitwayemo. navuga yuko igitekerezo cyo gukora ubuvolonteri mu Burayi ukuntu cyatangiye ko hari uburyo bwo kuba nareba uko nabasha kuza kwiga niko rero gushaka amapotuniti amwe n'amwe nkabona ubushobozi bwa mikoro ntazabasha kububona, niko gukora ayo ma research mbona yuko nyine umuntu ashobora kuza muri bino bihugu by'i Burayi cyangwa mu bindi bihugu unyuze mu volonteri. Noneho bitewe n'ukuntu wenda mu Rwanda hari Abadage baza baje gukora ubuvolonteri, nibwo kutambwa tereka mite mu gihugu cy'Ubudage ko hari nk'umuntu nzi ko nawe ugize ko bakora, niko kumenya yuko mu bisabwa cyane kugira ngo ukore ubuvolonteri ari ururimi rw'Ikidage, kuko n'ubuvolonteri dukora baba buri mu kirimi cy'Ikidage, bigoranye ko wasanga ugiye gukora ubwo bukorerabushake mu rurimi rw'Icyongereza. Rero niko guhitamo nkavuga ati ngiye gushaka ukuntu nakwiga Ikidage kugira ngo mbashe kureba ukuntu nakora ubwo volonteri. Rero nk'uko indimi zose zigira amarevo, Ikidage nayo kigira amarevo 6, ari guhera kuri A1 kugeza kuri C2, ariko bagenda bicamo igice A1, A2, B1, B2 kuzamuka kugera no kuri za C1. Navuga yuko nk'umuntu ushaka gukora volonteri namugira inama yuko yakora enda B1, nibwo baba bari amahirwe menshi cyane. A2 byashoboka ariko biba bikigoranye. Navuga yuko B1 niyo amaorganisation menshi abasaba, nk'ukuntu wenda za Opea Medicine ushobora gutangira ufite A1, ariko volonteri na recommending umuntu gushaka B1, niyo amaorganisation menshi abashaka ko n'ubundi niyo urimo gukora application mu gukora interview mu rurimi rw'Ikidage. Rero nshaka ukuntu muri certificate y'Ikidage n'ikindi kintu ndahise nk'umuza aho ngaho kuri ambasade basaba certificate zivuye ku kigo bita Goethe Institute. Ndakeka ko turandika kino kiganiro twaza gushyira wenda link ya Goethe Institute ya Kigali, kuko ndakeka niyo yonyine ifite ubwo bushobozi bwo gutanga certificate yemewe no kuri ambasade, uretse no kuri ambasade y'Abadage iri mu Rwanda no ku isi yose. Buri bihugu bitatu bikoresha ururimi rw'Ikidage as official, aho ngaho hose iyo certificate twayikoresha. Rero nk'uko nabivuze ngo B1 niyo wenda baheraho cyane cyane. Ngewe nakoze ikizamini cya A2 kuko nabaga mfite ubwoba ko mvatse ni gute nkora B1 ntarigeze nkora ikizamini na kimwe, nkumva yuko mfite ubwoba ko ntazayikora neza. Niko rero guhera kuri A2 volonteri nabonye mfite A2, nabwo ko nabonye umwanya mfite A2 wo kunyemera gukora volonteri aha ngaha, ariko nkomeza kwiga aho ngaho mu Rwanda ngera kuri level ya B1. Naje kugeza kuri stage cyangwa wenda kuri process yo kuba nasaba visa muri B1, kuko niyo nari mfite icyo gihe. No kuri ambasade navuga yuko ntabwo biba bigoranye cyane wenda, kuko bavuga ati ubuvolonteri ntabwo buvuze ati ugiye kuba mu rugo rw'umuntu wenda nka za Opea n'ama organization abazwi na leta, kandi nayo n'ubundi aba ari leta. N'ubundi twavuga ko ari leta, kuko visa ntabwo bitinda byumweru 2 mu gihe ufite ibisabwa byose. Wenda bibaye byiza wenda nk'umuntu urimo yahira kino kiganiro hari igihe atayibaza se ibisabwa kugira ngo umuntu akore volonteri ni ibiki. Icya mbere navuga yuko wenda nuko akora umuntu ufite byibuze imyaka 18, kuba hari ibyo bita ngo wenda incoming, hari n'abagenda wenda Ausland, hari abaza mu Budage, hari n'abasubira abagenda gukora volonteri mu bindi bihugu. Kuba udafite ubwenegihugu cyangwa udakomoka mu Budage, kuko icyo gihe bavuga yuko uje gukora volonteri aho ngaho ukaba nyine ufite ubwenegihugu utari Umudage. Kuba
utarafunzwe n'ubundi ndabizi no mu Rwanda iyo ugiye gusaba akazi bakubwira yuko utigeze ukatirwa n'inkiko kuba ubyibuze warangije amashuri yisumbuye kuba warigeze gukora volontaire n'ubundi muri iyo community urimo kuko ushobora kuba wuje ibyo byose ariko utagaragaza yuko wigeze gukora volontaire aho ngaho mu gihugu cyanyu biba bigoranye yuko na organization yakwemerera. Twavuga yuko mu by'ibanze ari urwo rurimi rw'Ikidage amashuri kuba uri muzima nyine n'ubundi ko n'ubundi urabizi ko n'ubundi akenshi ibizamini by'ubuzima ahantu hose barayibaza no kuba warigeze gukora volontaire ntabwo ariko aricyo kintu cy'ingenzi. Ibindi byo ni ibisanzwe nk'ama application murabizi ufite CV ukaba ufite iyo motivation letter ibyo ni byo by'ibanze ariko cyane cyane ntabwo yuko umuntu umwe yakira ikiganiro amenye yuko ibyinshi abenshi bayibona ariko ururimi rw'Ikidage nirwo rugutandukanya n'abandi mu by'ibanze ibyo by'ibanze cyane ndetse nk'amwe mu maze igihe kirekire urabona yuko ni ururimi rw'Ikidage rukoreshwa aha ngaha gusa. Niko nyine umuryango wubatse ni abantu bakunda ururimi rwabo yego bashaka kuba bazi izindi ndimi ariko bararukunda nirwo rurimi nyine rukoreshwa cyane umunsi ku wundi mu buzima bwa buri munsi. Hari ikintu uvuze cy'uko wenda umuntu byaba yarakoze ubukorerabushake cyangwa se ubuvolonteri imbere byaba ari byiza nyine mu gihugu cye cyangwa se tubare nko mu Rwanda. Ese ni bisa nkaho niko bigomba kuba bigenda cyangwa se byagufasha warabikoze byakongera amahirwe? Njye navuga yuko ntabwo ari kuvuga ngo kongera amahirwe, navuga yuko 99% niko bimeze kuko no kuri ambasade barakubaza ahantu warigeze gukora volontaire kuko nk'urugero ibintu ntabwo yuko njye nakoze volontaire nk'ahantu nka habiri. Hari ikigo kimwe nageze gukoreramo cya NGO no muri Croix Rouge ahantu nigaga nari narakoze ko nyine izo certificate n'izo recommendation letter ziba ziri muri application kuko baravuga ati volontaire ntabwo ari ikintu ugiye gukora bwa mbere waba warigeze kugikoraho. Okay. Umaze kuzuza bimwe mu bisabwa, umaze kubona certificate yo wize cyangwa se uzi Ikidage, noneho se waje kubona gute aho wakora ubuvolonteri? Mbese ku buryo hari wenda amakuru wasangiza abantu bashaka gukora ibigo runaka bazaza gukoramo ubuvolonteri nyine ku buryo umuntu nk'ubu urimo kudukurikira ufite iyo certificate y'Ikidage wujuje bya bindi byose, igikurikiraho ni ikihe kugira ngo abone noneho atangire yanzira yo kwinjira mu volontaire asabe ahabwe n'icyo ngicyo yasabye? Urakoze kumbaza kino kibazo cyiza. Hari igihe umuntu afite ibintu byose akavuga ati ndahera hehe bigenda gute? Navuga yuko maze kubona iyo certificate hari ahantu ku ma YouTube cyangwa wenda no ku ma internet ugenda usacinga ukareba. Navuga yuko wenda njye nabahereza wenda recommendation kuri organization nanyuzemo nzangaha bayita Friends of Waldorf. Ni organization yakira volontaire baturutse imahanga yose bakanohereza n'Abadage kujya gukora volontaire. Ugenda kuri website yabo baba barubatse platform ugakoraho application ugashyiramo ibyo bya bindi byose bisabwa, motivation letter, ifoto, hari no kwifata ka video kari hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri usobanura impamvu y'ubuvolontaire, icyo ushaka kuzigiraho, ikintu yaguhindura ubwo volontaire cyangwa wazaguhindura mu buzima bwawe. Iyo ni organization imwe, iyo ngiyo niyo wenda najemo, ariko hari n'izindi nyinshi zitandukanye. Wenda ndakeka wenda nk'abantu baza kureba kino kiganiro twaza gushyiraho link hasi y'ama organization umuntu yabona mu volontaire. N'ikintu wenda n'impamvu nayihoze mvuga cyane ururimi rw'Ikidage ni rw'ingenzi, nayo ma link yose ubona abari mu Kidage. Hari ukuntu kuri internet ushobora kudukora wenda ugatranslate ugashyira mu Cyongereza ariko ibyinshi bari mu Kidage kuko ariko hari n'igihe usanga hari n'igihe usanga nyine n'ibigo byinshi hano mu Budage hari ibyo usanga nyine ku mbuga cyangwa se hariho Ikidage n'Icyongereza ku buryo ariko ntago hari naho usanga bakoresha Ikidage gusa ariko
hari n'igihe usanga hari icyongereza ku buryo uramutse ubona ko hari aho hantu bashaka kwandikaho ijambo English cyangwa se ukanabakizaho akadarapo k'ubwongereza ku buryo icyo gihe wakandaho ku buryo ya makuru barimo kwerekana wabona no mu rurimi rw'icyongereza. Okay. Ibyo ndakeka ibyo atari ikibazo cyane kuko n'ama website niyo yari mu Kidage gusa hari igihe telefone yawe warabishyizemo cyangwa ku mashini yawe ukatubishyira mu cyongereza direct, ariko nyine urwaka kenshi n'ubundi abari mu Kidage n'ibyo kubandikiza za email abari mu Kidage wenda tukaza gushyira wenda link yayo ngayo wenda n'abandi hantu wenda navuga wenda hashobora gufasha wenda n'abantu wenda bari mu Rwanda batuye i Kigali. Hari ahantu bita Kimisagara buri mwaka bohereza abanyarwanda bagera muri 5 cyangwa 6 kuza muri gahunda y'Ubuvolontaire. Hari nk'umuntu wenda uri i Kigali wumva nawe ushaka kuba yagendayo, baba bafite ishuri ry'Ikidage bigishwa n'Abadage barimo bakorana n'Ubuvolontaire b'Abadage baturutse mu Budage, babiga Ikidage ndakeka ari nk'iminsi 2 mu cyumweru. Naho haba hari opportunity ko buri mwaka bakora selection, baba bafite ishuri ry'abantu benshi buri mwaka bagahitamo abantu 5. Nk'umuntu wenda wari mu Rwanda nk'aho Kimisagara ndakeka ni hafi ni mu kigo cy'amashuri cya primaire, wagenda aho ngaho amakuru yayabona nawo wenda atavuze ngo nzagenda kuri internet akavuga ati reka nigere kuri tele neza. Ni ikigo cy'amashuri cyangwa ni ikigo cy'urubyiruko kuko hari ikigo bita ikigo cyangwa se kuri Maison de Jeunes. Maison de Jeunes irukayo, ariko hari ikigo cy'amashuri cya primaire Abavolontaire Abavolontaire b'Abadage babigisha muri iyo primaire, ugasanga wenda bigisha nka siporo cyangwa bigisha nk'andi masomo muri aho ngaho. Harimo n'abandi wenda bafite inshingano none zo kwigisha Ikidage abantu bashaka kuzakora Ubuvolontaire mu Budage. Okay. Haranda hazi kuko Kimisagara narahabaye, sinzi niba warahabaye hari ahantu urahazi cyangwa ntabwo ariko nahabaye wenda, ariko muri icyo gihe nenda kuzi nyine najyaga ngenda ngiye kwiga icyo Kidage, ariko kuko njye nari ni Nyamirambo Kimisagara nagendaga ngiye nko ku isoko wenda nko guhaha cyangwa ngiye ngaho muri minsi ya Kovesi urahazi? Ntabwo ariko najyaga mumva ntabwo nigeze magera. Okay, ni hariya n'ubundi urabona ara winjiye nyine kuri primaire cyangwa se ikigo cy'amashuri cya Kimisagara, n'ubundi hari ahantu ubona bitangwa ni kuri kiosk. Okay, ako kari akanyuzemo. Noneho ubwo warutubwiye ahandi hantu umuntu ashaka kubonera amakuru anyuze aho wowe wanyuze cyangwa se nawe Kimisagara hari ahandi? Navuga yuko n'amaorganisation menshi izo za Croix Rouge, za Caritas, za Diaconie zose zitanga Ubuvolontaire mu Budage. Wagenda kuri website nayo urazibona. Sinzi wenda nimba nabwo bari uburyo wenda nka Croix Rouge mu Rwanda ikohereza wenda nk'abakorera bushake bo muri Croix Rouge ikabohereza ariko nzi ko n'ubundi hari abantu bakora Ubuvolontaire muri icyo kigo cya Croix Rouge cyangwa za Diaconie cyangwa za Caritas. No mu nsengero hari n'abantu wenda bakora Ubuvolontaire banyujije mu makatolike. Okay, aho ni ahantu henshi umuntu ashobora kuba yashakira amakuru yanyura. Nanjye ubwanjye hari umugabo nzi hano mu Budage, nawe afite ibikorwa akorera mu Rwanda, ajya yohereza abantu baturutse mu Budage bagiye gukora ubukorerabushake mu Rwanda. Aduretse kuvugana ambwira yuko nawe ubu ngubu yahawe uburenganzira yuko ndetse guhera mu mwaka hano bazaturuka mu Rwanda baje gukora ubukorerabushake hano mu Budage. Bigaragara ko amakuru nk'aya ngaya nyine azakomeza kugenda amenyekana, abantu bamenya ahantu henshi bashobora kuba basabira iyi serivisi ku bantu bayifuza. Okay, kandi nibutse ko abantu ahangaha ibyo DESTIN atubwiye aho n'icyo kigo yanyuzemo cyangwa se na hose turabishyira hano munsi ku buryo ushobora kureba kuri izo link zaba urubuga rwaho ukaba wanyuraho ugashakiraho nawe amakuru. Okay, tubare nk'umuntu ubonye nkaho wenda wowe wanyuze wavuze ko yitwa ni Friends of Waldorf mu Kidage bahita ngo ni Freundeskunst, ariko ni Friends of Waldorf. Nidushyiraho link abantu barize kuyibona. Okay, none wavuze ko umuntu asaba n'ugusaba unyuze online, nuvuga ngo ku rubuga rwabo hari aho ubona ushobora gusaba byarangira.
Iyi application ndakeka wayikoze neza iminsi nk'itatu wihuse wayiranje ko ikiza cyayo ushobora gukora akantu kamwe ukavuga ati ndumva ndushye ugasevinga ukazakomerezaho, ushobora no kubikora nko mu gihe runaka nyine nta pressure ko uvuga ati ibyo nza gukora ndizo kubibika ejo nzabikomerezaho. Ntabwo ariko nicyo ari cyo kiza cyayo, ariko hari n'izindi aba atari ibintu byinshi cyane bita birangirira aho ngaho, ukohereza nyine application utavuze ati nzatinda ko wenda nk'iyo ngiyo ndanyuze impamvu wenda navuga ati nagiye mbikora mu byiciro, ari nk'aho koza wenda nk'ifoto yawe cyangwa iyo video ukavuga ati video nshobora kuzayikora wenda nyuma wabanje gusubiza ibibazo biri imbere, byo numva byo nta kibazo byo. Hari igihe umuntu ashaka kutayibaza akavuga se umuntu amenya igihe bakira application ryari. Navuga yuko buri mwaka haba n'inshuro ebyiri abantu baza mu Voluntary, hari abaza mu kwa kabiri hari n'abaza mu kwa cyenda. Navuga ko njye naje mu kwa cyenda, ariko navuga ko nka application utangiye kuzohereza nko mu kwa mbere gutyo mu kwa kabiri uzi kuzaza nko mu kwa cyenda, kuko nyine niyo wenda wohereje mu kwa karindwi cyangwa mu kwa gatandatu ushobora wenda nko kuzategereza kuzaza wenda mu kwa kabiri, ko urabizi ibintu byo kuza ibura cyangwa no kuri za ambasade hari ukuntu wenda bitinda kohereza ayo makontra no kubanza kwiga urwo rurimi rw'Ikidage kugira ngo ubone certificate. Urumva ntabwo ari ukuvuga ati hari igihe umuntu wenda ashobora kubibona akavuga ati ubu Voluntary nshobora kubukora ukwezi kumwe nkahita nisanga mu Budage. Ni ibintu byose bisaba igihe, ntabwo ndakeka n'urugendo umuntu arabitegura akareba ibisabwa. Aho ni byiza cyane, ahubwo wenda uvuze ko wowe aho wanyuze abantu baza mu kwezi kwa cyangwa no mu kwezi kwa kabiri, ariko wenda ushaka gusanga mu bindi bigo bo bafite nabo igihe runaka bo bafatira abantu, ku buryo wenda nibyo nkeka bishaka kuba atari ihame ko abantu amaorganisation yose afata abantu muri abo mezi, bitewe n'aho washakiye amakuru ushaka kubona igihe bo bafatira abantu. Ariko akenshi abari mu kwa cyenda, kuko mu kwa cyenda nicyo gihe hano mu ishuri, hano mu Budage batangira ibintu by'amashuri, kwakira abakozi bashyashya, kwakira iki, abenshi abari mu kwa cyenda niko navuga. Gutyo mu kwa cyenda mu kwa cumi akenshi abari mu kwa cyenda niko navuga. Ariko igihe cyose ama application ushobora kuyohereza. Okay, yeah. Noneho ubwo umaze gusaba, ese ku bijyanye no guhitamo cyangwa se wenda umuntu akorera ngo ijambo selection, byo bigenda gute? Hari ama interview ugirana n'aba cyangwa se uburyo bw'ibiganiro imbona nkubone cyangwa se naho wasabye? Tubwire muri make, uyu umuntu amaze gusaba hakurikiraho iki? Contact igenda gute hagati yawe naho ushaka gukora Voluntary? Ubundi akenshi iyo utari waba selected nta connection muba mufitanye cyane nta email zabo ubuze, ariko ubuze wenda website yabo. Iyo umaze kohereza application batakubwira yuko nyine wabaye successful mu kohereza application yawe twayakiriye. Ni nko kugira ngo bakwemeze yuko ubu ngubu twakiriye ubusabe bwawe. Rero biterwa, wenda ngewe navuga ko mu cyumweru kimwe bahise bantumira muri interview, biterwa wenda n'igihe runaka, ariko kenshi bakubwira ko muri iyo email baba bakubwiye ko ari hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6 turazagusubiza. Rero nagize amahirwe mu cyumweru kimwe atabansubiza, bambwiye ko bantumira muri interview bakakubaza uzababoneka ryari, mugahana nyine igihe wazaboneka nabo. Ndakeka bo akenshi bakubwira yuko bahari, wowe uratubwira igihe uzabonekera, muri icyo gihe mugakora interview. Babishima, ndakeka byo iyo bamaze gukora interview nka nyuma y'iminsi 3 barakubwira yuko twagufashe cyangwa tutagufashe, bitewe n'iyi mpamvu. Niyo batagufashe bakubwira impamvu, ariko ntabwo yenda impamvu ndangana uko abandi bamfashe. Nyuma y'icyo gihe iyo bagufashe batakubwira ikigiye gukurikiraho, bakubwira ati twagushyize muri programme yacu, ubwo mwe tuzagushakira organization izakoramo Voluntary, kuko bo ikintu baba bashinzwe ni nk'abahuza. Bo bashaka abantu bujuje ibisabwe, baba bakora n'ama organisation atanga ubwo Voluntary. Bakubwira ati muri application bitewe n'ibintu twabonye wasabye dushaka gukora muri department imeze gutya na gutya, tuzagerageza gushakira ama organization bitewe n'ibyo wasabye.
ndakeka byatwaye nk'ukwezi kumwe n'igice kugira ngo banyohereze, bambwira ati hari organization yabonye profile yawe irayishima, urimo nawe wenda wayishimye, bakohereza link nyine iyo organization ukareba ibyo bakora, ukumva yuko wenda ugahereza feedback bati ndumva twakomezanya n'aba ngaho, cyangwa bati byaba byiza munshakiye iyindi. Okay. Nyuma y'iki gihe iyo wenda wayemere ukavuga ati ni sawa ndabona nta kibazo, rero muhita mugenda kuri process yo kuvuga ati yo gushaka nyine za visa ku bantu badaturuka mu bihugu by'i Burayi. Wenda ubwo niba bagufashe birumvikana bagushaka baguhana kontra. Iyo umuntu amaze ibyo byose umaze kubona na kontra uza gukora ubuvolontaire, ubwo ukomeje ku kintu cyanye na visa, ubwo hakurikiraho noneho urugendo kujya muri ambasade. Ho bigenda gute? Ubikora ku giti cyawe cyangwa se nabo hari uburyo bagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Navuga yuko byose barakubwira ati uzafate appointment cyangwa wenda uzasabe hagati ya kino gihe n'icyo gihe wenda tuzaba twarangije gukora kontra yawe, hagati ya kino gihe nibwo wenda tuzaba twarangije gukora kontra yawe, noneho wasaba wenda appointment kuri ambasade muri kino gihe, kuko nicyo gihe tuzaba dufite ibyangombwa byose umuntu asabwa, kuko barakubwira ati udafite ibintu byangombwa gusaba appointment kuri ambasade ntabwo byaba bimaking sense, kuko nimba ari nk'iyo kontra izaba ikenewe, kandi kontra hari ababa bagomba kuyisinyaho batandukanye, aho uzakora ubuvolontaire, abo ngabo bagushakiye n'abashinzwe ubuvolontaire mu Budage nawe ubwawe. Rero aba ari ibintu bizasaba igihe kirekire, bakubwira wenda igihe runaka uzasabiramo appointment kuri ambasade. Ibyo byose ndakeka rero byikoreye, barakubwira ati ikibazo uzagira uzatubaze, ariko barakubwira ati amakuru yose turagera kuri ambasade y'Ubudage mu gihugu cyawe, byose biba biriyo. Akenshi niwo byikorera, niwo byirebera. Okay. Birumvikana. Ubwo umuntu arasabye muri ambasade, nayo hari ibyisaba umuntu urimo gusaba ikintu runaka, yenda niyo kontra yabonetse, ariko hari n'ibindi bijyanye n'imyirondoro yawe. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo wenda turi bugaruke mu kiganiro, ko umuntu arabibona nabyo yasuye nk'urubuga rwa ambasade, hari amakuru nk'ayo ngayo avanaho. Okay. Wenda navuga ko ikiganiro cyacu ku bijyanye n'uko umuntu ashaka kubona amakuru yo kuza gukora ubuvolontaire cyangwa se ubukorerabushake mu Budage n'ahandi wenda mu Burayi n'ahandi hatandukanye, ni dusa nk'aho twagerageje kuyavuga mu buryo buvunaguye. Wenda nabaza nti nk'izi nama wagira abantu bashaka kuza muri iyo gahunda yo gukora y'ubuvolontaire, hari inama we by'umwihariko wowe ushaka kubagira cyane cyane nyine muri urwo rugendo rwo gusaba, ku buryo wenda iyo nama uzi ko wumva nyine yagira icyo bafasha ku bantu badukurikiye? Umuntu wumva yuko ashaka gukora ubuvolontaire inaha mu Budage, ndavuga cyane cyane mu Budage, ko wenda ndimo ndakora ubuvolontaire ni nawe wenda nzi ukuntu bigenda, ko nibyo ndimo ubu ngubu. Navuga yuko igihe cyose avuga yuko nta kintu na kimwe umuntu yageraho atagikoreye. Nimba ari ukuvuga ati ni ubwo volontaire, harasabwa kwiga Ikidage. Icara hamwe w'Ikidage, ugishyiraho umutima wawe, isaha n'isaha ubwo volontaire uzabona. Wenda hari ukuntu wenda abantu wenda bamwe na bamwe bavuga ati kuzamo wenda ngo ni mu buryo bwo kugira ngo tuzane i Burayi. Nanabyumva ko hari abantu wenda baba bashaka kuvuga ati nk'ukuntu babivuze, hari abantu bashaka kuza kwiga ariko ubushobozi batabufite. Wenda nk'urugero nk'abantu bashaka kwiza kubwo kwiga, hari ukuntu wenda bavuga ngo baratanga 10,000 biri konte bloqué. Mbere nayo nagera numvaga yuko iyo ufite amafaranga biba bihagije, ariko naje kumenya yuko buri mwaka usabwa kugenda uyatanga kuko n'ubundi amafaranga bakugarukiye. Bisaba ko uyerekana ni amafaranga yawe, ariko nyine baba bagira ngo babone ko ufite uburyo bwo kugira bwo kubasha kuba ina. Rero nkabona yuko wenda ari ibintu bisaba ubushobozi bwinshi, ariko umuntu wenda ushaka kuzinaha mu buryo bwiza kandi noneho buba bwizewe cyane, ko ntabwo kuri ambasade niho hantu hambere nabonye abavolontaire babona visa mu gihe gito cyane, mu byumweru bibiri, ko bavuga ati ni ibintu baba byarateguwe kuva kera, kandi n'undi ni na leta ibibi, izaba leta yo mu Rwanda
na leta y'Abadage bibizi ni uburyo bwiza cyane. Inama nagira umuntu ni ugushyiramo imbaraga ururimi rw'Ikidage, ntacike intege kandi ashakisha amakuru menshi cyane. Wenda ndakeka wenda nk'ino video dukoze hari benshi wenda nyuma tuzajya kumva wenda baraje inama mu Budage banyuze muri buno buryo bw'ubuvolonteri. Ino video twayikoreye mwebwe mushaka kuza muri ubu volonteri, ururimi rw'Ikidage ushaka gukora ubuvolonteri aho ngaho mu Rwanda, wiga izo ndimi haba n'icyo Cyongereza mukizamure neza, ko wenda hari nk'ahantu wenda hano mu Budage benshi batabakoresha ururimi rw'Ikidage, ariko hari nk'aho wenda ushobora kuba wakeneye icyo Cyongereza, ariko ko n'ubundi tuba dukoresha Ikidage, tuba dukoresha Icyongereza mu kuvuga Ikidage. Mwige kuko n'ubundi nta mu volonteri n'ubundi nabo bari ukwiga, nabo bari ukwiga, ko ndakeka ni ibintu byinshi cyane umuntu yigira hano hantu, ko ubuje muri sosiyete nshyashya, mu bantu bashyashya, urwo rurimi, uwo muco. Ubuvolonteri ntabwo ko ari ikintu cyiza cyane. Rero umuntu utekereza kuza anyuze mu volonteri nakore cyane, ibyiza biri imbere. Okay, urakoze cyane. Twavuze ibyo by'ubuvolonteri cyangwa se ese ni nk'ahe hantu wasangiza abantu dukurikiye umuntu ashaka gukora ubuvolonteri muri domaine cyangwa se ahantu hatandukanye mu bisata bitandukanye, ku buryo n'udukurikiye avuge yumve ko wenda ngiye ndumva nasaba ahangaha, ariko nk'ahantu bakunze gufata abavolonteri ni mu bihe bisata by'akazi cyangwa se by'ubuzima, cyangwa se muri wenda nkoresha ijambo domaine? Hari domaine zitandukanye, hari gukora mu bitaro nk'abaforomo, hari gukora muri za garidiyeni, muri za kindergarten, urumva uri kumwe n'abarezi, wowe uri mu masisa mu mashuri y'incuke, hari gukora mu bigo by'abantu babana n'ubumuga, hari gukora mu bigo by'abasaza, hari gukora mu bigo by'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, hari gukora mu bigo by'impunzi, hari gukora mu bigo by'abantu wenda batabana n'ababyeyi nyine b'imfubyi, niko nabyita. Bwose ni uburyo ushobora gukoramo volonteri. Hari no gukora wenda mu mirima, mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi, niko nabyita mu magambo makeya. Rero amahitamo aba ari ayawe, kandi n'ikiza wenda navuga nk'uko nabivuze mbere, aho ngaho iyo baguhaye volonteri, mu gihe bakwemereye yuko bagufashe, amahitamo aba ari ayawe. Barakubwira ati dufite ibi ngibi, wowe urahitamo. Kandi icyiza kindi, niyo ugeze aha ngaha aba ari probation y'ibyumweru 6, ushobora nko kugeramo aho ngaho waba washize nk'icyumweru, ugahita uvuga yuko ukavuga ati njyewe hano hantu mu ndabona nayishimiye, byaba byiza wenda munshakiye ahandi. Okay, byiza cyane. Ndakeka abantu bari badukurikiye cyangwa se bumvishe bitewe n'amahitamo yawe, ibyo ushaka kuba ukunda gukora mu buzima. Dusangije nyine ahantu ushobora kuba wasaba, wanyura, ubwo igisigaye amahitamo n'ayawe. Turimo turagana ku musozo, ariko reka mbere yuko dusoza mbararikire ko tuza muri kino kiganiro wenda tukite ko ari igice cya mbere, aho umuntu uko atangira urugendo amaze kubona hazakorera ubuvolonteri ndetse yagiye no gusaba visa bayimuhaye. Reka mu gice cya kabiri tuzarebe umuntu nyuma yo kubona visa hakurikiraho nyine urugendo rwo kuza mu Budage, uko ageze ahantu akorera ubuvolonteri, uko abitangira, ndetse n'uko akora akazi ke, n'ukuntu yisanga mu yindi sosiyete cyangwa se mu wundi muryango utandukanye n'uwo yavukiyemo cyangwa se yakuriyemo, ndetse n'iyo gahunda ukuntu igenda umunsi ku wundi. Ndetse muri icyo kiganiro cya kabiri, mu gice cya kabiri twazagaruka ko iyo umuntu arangije icyo gikorwa cyangwa se gahunda y'ubuvolonteri hakurikiraho iki, kugira ngo wenda twumve ko ni urugendo umuntu yatangiye arugezemo, ese iyo rurangiye nyir'ubwite aba afite izihe ngamba, cyangwa se bimara iki, cyangwa se akora iki. Ibyo nabararikira ko twazabiganiraho mu kiganiro mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ubwo rwose ndakibateguje, ubwo nikijya kuno rubuga muzakibona. Reka noneho mvuge nti kandi nshimira abantu badukurikiye, nshimire n'umutumirwa wacu ari we DESTIN NSENGIMANA. Nk'uko rero nabivuze, reka nkangure n'abantu gukanda handitse subscribe, kuko
nukora iyo subscription ugakandaho cya gice cya kabiri twavuze uzahita ubona ko icyo kiganiro cyagezeho ntago bizaba ngombwa ko nakwibutsa cyangwa se hari undi muntu kwibutsa. Kandi nshimire n'abantu bakunda ibiganiro mbagezaho, babireba, babisangiza abandi. Ubaye utarebanye n'ibindi biganiro byanyuze aha ngaha, nagukangura rwose kureba ibyo biganiro kuko bikubiyemo amakuru menshi. Reka rero DESTIN nawe nkushimire by'umwihariko kubw'umwanya wawe wafashe, kubw'amakuru wadusangije. Burya ikintu cya mbere ni amakuru. Iryo jambo hari igitangazamakuru kijya kibigarukaho ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Burya twese hano mu buzima buri wese ashobora kuba ari ahantu runaka kuko hari amakuru yamenye, uburyo yamenyemo nibyo bishobora kuba bitandukanye. Kimwe nuko nawe ushobora kuba ngukiye amakuru aha ngaha bitewe nuko DESTIN yadusangije. Ndagushimiye by'umwihariko. Reka nizere ko niba ngombwa tukazakora nk'ikindi kiganiro, wumva nawe wagira ikintu usangiza abanyarwanda cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda ko uzahaba. Reka nawe nk'akanya usezera abari badukurikiye, ndetse wenda ushaka kuba ufite na byinshi ushaka kuba wabasangiza mu rwego rwo kubasezera. Ndagushimiye cyane. Urakoze Jimimana kubw'umwanya wamaye no kwenda wongera ikize kuvuga ati ngire icyo mbasangiza abanyarwanda. Ni by'agaciro gakomeye. Ndashimira buri umwe wafashe umwanya akicara kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni agakurikira cyo kiganiro. Byari by'agaciro cyane. Ndakeka umwanya yafashe utapfushije ubusa. Hari byinshi wigiyemo, hari byinshi bishobora kumara mu buzima, haba mu kuzana mu Budage cyangwa narimo ari nk'umuntu wenda ushaka ko yazaza hano mu Budage, ushaka kumusharinga ino video nk'uko Jimmy yavuze, ntiwibagirwe gukanda akazogera ku buryo amakuru yo kuri ino YouTube channel atazajya gucika. Ikindi kintu navuga, ndabashimira cyane nk'ukuntu yavuze ikintu cya mbere ni amakuru. Najyaga numva kandi kuri radio bati utunze radio numva amakuru, iyo radio yakumara iki. Ikintu nizera kimwe nuko ibyo dushaka bifitwe n'abantu. Nawe ibyo ushaka, nawe ibyo ushaka hari ababifite. Rero cyangwa se ibyo abandi bashaka ushobora gusanga ari wowe ubifite. Ari wowe ubifite. Nk'uko nabivuze, ibyo dushaka byose bifitwe n'abantu, nk'uko nawe hari ibyo abandi bashaka ari wowe ubifite. Rero niyo mpamvu ati ikintu cya mbere ni amakuru. Kuba wenda nicanga wenda ngabasangiza amakuru, namwe hari n'andi makuru wenda muri YouTube nako muri comment mushobora gusangiza abandi, wenda nimba wenda hari nk'izindi nyunganizi ushaka wenda nko gutanga mu buryo bwo kuza hano mu Voluntary. Twibagiwe wenda kuba twabasangiza. Urubuga rwa comments rurafunguye, mwakwandika. Kandi ndakeka tuze gutanga link y'ayo link, tuze gutanga link y'ahantu umuntu yakora ubwo Voluntary nanga kuri Gahunda Institute cyangwa muri Kigali. Niho ushobora kwigira ururimi rw'Ikidage, ni naho ushobora gukora ikizamini. Kwiga ushobora kwigisha cyangwa ukagenda ku ma private, ariko ikizamini bagikora kuri Gahunda Institute. Ndakeka nabashimira tutayiriwe umwanya mwinshi cyane. Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, umuntu ushaka kuba ufite ikibazo, ushaka kuba afite igitekerezo cyangwa se indi nyunganizi yari yose, hano munsi hagenewe kugira icyo umuntu yandika cyangwa se muri comment section rwose wandike. Ahasigaye reka mvuge nti ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo tubane dukore umuryango munini, noneho tujye tubana muri byinshi dusangiza amakuru. Murakoze, naho ubutaha ibiganiro hano byo nakagaruka.